ubwo ngiye ku by'inkomoko nabaza uretse nsubiye muri data agasubira muri se agasubira muri nde bagera ku nkomoko. Umuntu ufite icyo ashima ni nawe ufite icyo agaya. Niba ntacyo ngaya Imana ndayishimira iki se? Ukuvuga ngo we ntabwo ujya ushima Imana. Huye kandi ntagaya. Ahubwo wambaza uti hari icyo ugaya Imana kimbaze. Ndakubajije hari icyo ugaya Imana. Oya ntacyo. Ndi kintu ki ndi kirimwa cyo kugaya umuremyi wanjye. Ukuvuga ngo we mu buzima bwawe ntabwo ujya ushima Imana. Oya kandi ntagaya. Nese nta bintu ujya ubona Imana yagukoreye vuga ngo ibi ngibi Imana yarabimoreye yarandinze iki ngiki ngomba gushima Imana. Oya kundinda kwayo biri muri yo kuko yarandemye igomba kundinda simbizi niba igomba iyo gomba nayo ni ikindi kibazo nshyizeho itegeko kuba nararemwe kuba ndiho ngomba kubaho. Umuntu wakoze imodoka yo minisitiri agendamo ni nawe muntu wakoze imodoka ijya gutunda umucanga, ni nawe muntu wakoze imodoka itunda imyanda, ni nawe muntu wakoze imodoka yikorera izindi, ni nawe muntu wakoze imodoka ikora imihanda. Imodoka urumva ko zitandukanye, imodoka ziratandukanye, ariko byose ni ibiremwa by'iki by'umuntu, sibyo? Ni ibikorwa by'umuntu. Urakoze cyane. Ni ibikorwa by'umuntu. Hanyuma icyo nshaka kuvuga gikurura cyumve, niba umuntu yarakoze imodoka zimeze zityo, mbese yikorera umucanga hari igihe yakwinubira ngo kukigenda kwikorera umucanga gatwara minisitiri. Uzi ikiriho icyo byose bihuriyeho, izo modoka zose ari izikorera umucanga byose binejeje umuntu. Kuki noneho wumva kukubayeho ugomba kubitonganya Imana ikurema se mwarabigiye uyigira inama ngo ariko ngo akabaye unde mucya ukansiga gutya? Oya, niyo mpamvu ntajya mvuga ngo mfite icyo nshimira Imana. Ubwo mfite icyo nshimira Imana naba mfite n'icyo nyigaye, ariko kubera ko ahubwo ngewe uko nteye ukundi uko mpagaze impagarike yanjye imibereho yanjye mvuga ko bishimishije Imana. Ibyo rero ubwabyo birayishimishije nta nayishima. Ndi kintu cyo gushima Imana cyangwa cyo kuyirigaya. People Great Maker TV, twongeye kubasuhuza abakunzi bacu ba Great Maker TV. Uyu munsi dufite umutumirwa nk'uko muri kubibona kuri kamera zacu. Dufite umutumirwa tugiye kuganira, turatangira twibwira, dukomeze tuganira nyine ikiganiro cy'uyu munsi. Reka dutangira twibwira. Murakoze, nitwa Matoro Alphonse. Zina nkunze kuvuga ni Matoro. Abayimvuye uyu munsi noneho cyangwa se muri iki kiganiro bagize amahirwe yo kumenya noneho irindi zina ryanjye ry'abazungu. Ni Matoro Alphonse. Hari ikindi? Matoro Alphonse, ubundi umuntu acyumva Matoro. Nkanjye nyumva Matoro mpita numva ko Matoro ni Ikinyarwanda, ni uruhe rurimi? N'ubwa mbere uryumvishe? Yego. Matoro ni Ikinyarwanda hari. Urebe kuko ryanditse ma a ta o ra ntoya na o. Si Ikinyarwanda. Matoro ni inyuguti esheshatu nta gihekane kirimo. Ntirigora abana cyane cyane kuryiga kuryandika ni izina iryo zina. Gusa rikomoka mu Uganda, ni agace kamwe ka Uganda kitwa Toro. Naho iryo zina rikomoka. Ibindi ntombaze nuko ryaje. Cyumva Matoro nahise nkubaza ngo Matoro ni Ikinyarwanda, ni uruhe rurimi? None numvise ko ryaturutse muri Uganda ahantu hitwa Toro, Itoro cyangwa se Toro, sinzi ukuntu wenda muri Uganda babivuga. Mitangira amatsiko ndavuga ngo Matoro ni Umunyarwanda, Matoro ni Umugande, Matoro ubundi akomoka mu kihe gihugu? Inkomoko y'umuntu yo biragoye kwisobanura.
ntabwo wamenya inkomoko y'umuntu cyane cyane nka Matoro. Buriya data wambyaye munyamakuru we nubona amahirwe yo kuzamubona tugeze hahandi bajya bavuga niba koko abantu bazagerayo, kuko we ntawe ukiriho ntawe ugihumeka, tuzamubaze aho akomoka, tubaze naho se akomoka na sekuru, niho twabona inkomoko y'iryo zina. Ni inkomoko y'izina cyangwa ni inkomoko ya Matoro? Inkomoko ya Matoro. Ntabwo inkomoko ya Matoro nayimenya. Nyine data yateye inanga na mama, amuteye inda barambyara, ubwo naho nkomoka. Matoro, inkomoko ni Matoro. None wowe hari undi wabajije inkomoko arayikubwira aho akomoka? Basi wenda tugenekereje Matoro yavukiye mu kihe gihugu? Cyangwa nicyo washakaga kubaza. Navukiye mu Rwanda. Yego. Avukiye mu Rwanda, igisekuru kirekire kiri Uganda, ariko niho bagiye bavukira, ariko njye navukiye mu Rwanda hanyuma banyitiza iryo zina. Ni ukuvuga ngo ufite inkomoko muri Uganda? Ntabwo mbizi. Ubwo ngiye ku by'inkomoko nabaza, uretse nsubiye muri data agasubira muri se agasubira muri nde, bagera ku nkomoko. Tudatinze, ubundi Matoro twamenya ko yari Matoro Alphonse. Yego. Ubundi Matoro ni muntu ki? Matoro ubu ngubu ni muntu ki? Ari ukuntu yavuga ngo ngewe ngiye kuva ndi umunyeshuri ndiga nkora iki ngiki. Matoro nyine umusobanuye Matoro ni muntu ki ubu ngubu? Cyari cyo ni muntu ki se? Ubundi si umuntu ni muntu ki? Ari umugabo wabajije manze yabayeho mu Bufaransa ngo bamwitaga Diogene, hanyuma ngo igihe kimwe ajya gushaka umuntu muri Paris, yamushatse n'itoroshi kandi ku manywa. Urumva gushaka umuntu n'itoroshi kandi ku manywa? None njye ndi muntu ki? Ndi muntu ki se ubwo ra? Cyangwa uravuga muri iyi minsi aho ndi icyo aho uri ubu ngubu, aho ukiri gukora? Narindi muri kaminuza ishami rya Huye, nimwo narindi. Ndi kuhava, sinzi aho ngiye ariko ndi kuhava kubera ko cyari cyahanzanye, bavuze ngo ni imyaka 4. Iyo myaka 4 rero narayirangije, n'ibyari bihanzanye niba byararangiye, ariko ubwo Huyeho bari kunyirukana ko imyaka 4 nyirangije, n'ibyari bihanzanye bo bashakaga ko nkora cyangwa se haba ndimo birangiye. Nicyo narindi gusa, ejo sinzi icyo nzaba ndicyo, ariko naho narindi. Uravuga ngo wari uri muri kaminuza mu ishami rya Huye, ni ukuvuga ngo uri umunyeshuri? Yego. Wiga iki? Niga iki se? Ibyo niga byo ni byinshi. Muri kaminuza wiga iki? Banditseho ko niga amateka n'umurage. Koko se nibyo wiga? Oya, ntabwo ari byo nabonye niga gusa. Nabonye narize byinshi. Ndanakiga nta nubwo ndarasoza, kuko kumbwira ngo naje kwiga amateka n'umurage, hanyuma ukambwira ngo ariko ngo ejo ngo turajya gusura ishyamba ryahe, nabwo mbona ari ukwiga. Hanyuma nkabona ngo ariko ngo abantu ngo babiri ngo mugomba kurarana mu cyumba kimwe. Ngiye no kwiga kuri wa wundi nawe tugomba kurarana, niga imico ye. Mbona rero kwiga ahubwo sinzi umuntu yazavuga ko yigikira. Cyakoze nazajya mvuga ngo narize. Kandi ndacyari kwiga. Matoro yarize kandi aracyari kwiga, yize umuco n'amateka.
ubundi tutaragera Umurage n'amateka. umurage n'amateka. Turetse wenda kuvuga ngo yize umurage n'amateka, ubundi ndashaka nsangize Matoro yakuriye hehe, yakuze ate, yabayeho gute. Matoro nyine ni muntu kimwe, umuntu wumva Matoro akavuga ngo Matoro ni umuntu umeze gutya. ubwo urashaka kubimbaza nk'inkuru cyangwa ni nk'amateka? Ni nk'inkuru yawe, ni nk'amateka yawe muri make byose. None se iyi kamera ifite ni gigabyte, ni terabyte, ni iki? Bingana iki ku buryo iramenya amateka y'Amatoro? Cyo koza Yego. nakumvise wenda waba uri kuvuga uti inkuru imwe mu mateka y'Amatoro. Hari nibyo byashoboka, Ibyo ngibyo kuko nta kibazo. umuntu wabayeho maze kubaho imyaka 35. Ubwo kukubwira amateka mu myaka 35 nkabikubwira mu masaha 2 byangora. Uretse dufashe indi myaka 35 nkakubwira amateka yanjye, kandi hari ibyo nibagiwe. Biragoye. Okay, none utunyuriyemo muri makeya nyine uduhaye nk'incamake wenda za Matoro, wa Matoro ni runaka, nakuriye ahangaha, ni ganga primeri, ni ibingibi nabonye mu buzima, nyine nkuko mu magambo makeya umbwiye agace gatoya, atari kumva ngo ubuzima bwose kuva mvutse, kuko uvutse ntabwo wari uzi ubwenge vuba ngo naravutse mvukira ahangaha, ariko nabwo warabimenya wabitubwira kuvuga ngo Matoro, ni umuntu amenya mu Matoro. Matoro rero birangora cyane, ariko Matoro navutse ku babyeyi babiri nk'ibisanzwe, umugabo n'umugore, ariko umugabo yari afite abana ku rundi ruhande, hanyuma na mama afite abandi bana ku ruhande ku wundi mugabo nyine, data we ni ku bandi bagore, hanyuma bahuye babyarangiye mbaho ntyo. Ikindi nzi ni uko mu buzima bwanjye ntabwo nakuze ngeje imyaka 14, hagati ya 14 na 15 ntabwo nabanye n'ababyeyi banjye. Bo twageze mu gihe cy'ubukene, biba ngombwa ko njya gushaka ubundi buzima, ndetse mbushakira mu muhanda. Hanyuma ubwo mu myaka 17, 18 nibwo ababyeyi banjye bansezeye bajya ahitwa mu Uganda, bava mu Rwanda bajya mu Uganda. Hanyuma impamvu bansezeye, yambwiye ko yari ari gukena cyane kandi afite imitungo Uganda. Ubu ni muzeyi wanjye, arambwira ati ngiye kubayo, Imana nibishaka tuzongera tubonane mwana wanjye. Hanyuma baragenda, njye nsigara mu Rwanda. Nari mfite uburyo mbayeho, ncuruza inkoko, ubwo nari navuye mu buzima bwo mu muhanda ncuruza inkoko. Nyuma nza gutekereza igitekerezo cyo kugana ishuri, ariko nuko hari ibyo natarutse. Primeri nari narayize, hanyuma tugeze 9 kubera 9 bibiri nibwo twimutse tuva hitwa Burera tujya hitwa, icyo gihe hitwaga muri komine Kivuye, tujya mu Mutara muri komine Kahi. Nyuma rero yo kugera mu Mutara ntabwo nongeye gusubira mu ishuri. Guhera 2 kugera 2009 ntabwo nigaga, ahubwo 2005 nibwo igitekerezo cyo kwiga cyanje mu mutwe. Hanyuma nta n'ubushobozi mfite, ariko nkaba nari nzi gukora amajaride, mfite impano yo gukora jaride, nari mfite n'impano yo gushushanya biza gusimburwa no gukora jaride. Hanyuma bitewe n'amagambo abayobozi bagendaga badushishikariza,
cyane cyane umukuru w'igihugu abivuga ati uburezi bugere kuri bose, ngiriye experience numva ngize iyindi mitekerezo yo kumva nareka ibyo nari ndimo bijyanye no kutiga, nkavuga nti wajya mu ishuri byashoboka. 2009 rero niko byagenze, nasubiye mu ishuri aho nsabye ikigo mu wa mbere segonderi, barakinyima barambwira bati byiza nuko wajya guhera muri primaire hanyuma ugatsinda ko kukitsindira none ukaza muri leta tukakwakira. Maze rero ibyo narabikoze kuko nari nshakaga kwiga, nageze naho banyita, ntabwo nkunda kwita ku bintu cyane abantu bagiye banyita kuko imba numva ari bwo buzima. Ubuzima numva abantu bakuvuze nibwo buzima, abantu ntibakuvuze nibwo buzima. Bakuvuze neza bakuvuze nabi, waryamye mu rutindo, waraye kuri matera, waraye ku ikarito, warebye televiziyo, nibwo buzima. Ntabwo nkunze kugira ubuzima cyane bwicuza ku cyo nakoze cyane cyane nyishaka. Nta nubwo nkunze kugira ubuzima cyane muvuga ngo ndashima, ndashima iki se? Kandi iki se ndayishimira iki? Kandi ari bwo buzima. Umuntu ufite icyo ashima ni nawe ufite icyo agaya. Niba ntacyo ngaya Imana ndayishimira iki se? Nukuvuga ngo we ntabwo ujya ushima Imana. Hoye kandi ntagaya. Ahubwo wambaza uti hari icyo ugaya Imana kimbaze. Ndakubajije hari icyo ugaya Imana. Oya ntacyo. Ndi kintu ki, ndi kirimwa cyo kugaya umuremyi wanjye. Cyangwa Imana ariko hato ntagira ngo wenda wasanga Imana wowe uvuga ariyo bashima koko. Nge rero iyo mvuga ntago ariyo bashima. Iyo mvuga uzi ariyo, iyo ndebye ibyaremwe nkabona ibihumeka n'ibidahumeka, nkabona ubutaka, nkabona ibintu bitandukanye by'ibiremwa, byanze bikunze mbona ko hari creator, hari umuremyi, hari Imana, hari umuremyi. Uwo muremyi niwe ngerageza nkavuga intahari niwe abantu benshi bakunda kwita Imana. Niwe ushaka kumbwira ko ari we ngomba gushima cyangwa ushaka kumbwira Imana wowe yindi? Nukuvuga ngo nashaka kukubaza, wari muravuga nyine ngo hari umuntu ashima ndetse n'uwashobora kugaya. Nukuvuga ngo mu buzima bwawe ntabwo ujya ushima Imana. Oya kandi ntagaya. Nese nta bintu ujya Imana yagukoreye vuga ngo ibi ngibi Imana yarabimoreye, yarandinze iki ngiki ngomba gushima Imana. Oya kundinda kwayo biri muri yo kuko yarandemye igomba kundinda, simbizi niba igomba, iyo gomba nayo ni ikindi kibazo. Nshyizeho itegeko kuba nararemwe, kuba ndiho ngomba kubaho. No kuvuga ngo uko ndiho wasanga binejeje Imana, ariko mvuze ngo wasanga none byaba bitayinejeje, nacyo kikaba ikindi kibazo. Ahubwo reka tuvuge urugero. Umuntu umwe yigeze kumbwira ngo abantu ariko turi abantu, sibyo? Dufite ibikorwa twakoze, turenze ubuhamya, tugeze ku kandi kagingo manza hari. Turi abantu dufite ibikorwa twakoze. Reka tubare ko mu by'umuntu yakoze harimo imodoka. Reka mvuge noneho imodoka zirahari, sibyo? Umuntu wakoze imodoka, uranyumva? Umuntu wakoze imodoka iyo minisitiri agendamo ni nawe muntu wakoze imodoka ijya gutunda umucanga, ni nawe muntu wakoze imodoka itunda imyanda, ni nawe muntu wakoze imodoka yikorera izindi, ni nawe muntu wakoze imodoka ikora imihanda. Imodoka urumva ko zitandukanye, imodoka ziratandukanye, ariko byose ni ibiremwa by'iki by'umuntu, sibyo? Ni ibikorwa by'umuntu. Urakoze cyane. Ni ibikorwa by'umuntu. Hanyuma icyo nshaka kuvuga gikurura cyumve, niba umuntu yarakoze imodoka zimeze zityo,
mbese yikorera umucanga hari igihe yakwinubira ngo kuki igenda kwikorera umucanga. indi gatwara minisitiri. Uzi ikiriho icyo byose bihuriyeho, izo modoka zose ari izikoreye umucanga byose binejeje umuntu. Iyikoreye umucanga ikawuzana ikawutu, mbega umuntu aranezerewe. Yikore uwo yitwaye uko igenda na ya yindi itwara minisitiri hari n'igihe inyura mu byondo, ariko wayinyujije mu byondo ni nawe uyoza. Mbega umuntu ukuntu atangaje. Ariko nshaka kuvuga iki? Niba turi ibiremwa by'umuremyi yiremeye, kuki noneho wumva ko kubayeho ugomba kubitonganya Imana ikurema? Se mwarabigiye uyigira inama ngo ariko ngo hakabaye undi mucya ukansiga gutya? Oya. Niyo mpamvu ngiye uko mbayeho ndarebe se muri ngewe, muri personalite zanjye se byibura nabashije gukora inshingano numva ngewe nakabaye nkora neza. Sava niba byakozwe rero, ubundi ukundi kuntu ndiho hari umuntu ugambirira kubaho nabi? Kuki se biba? Impamvu biba ni uko byanze bikunze si wowe ugomba kubaho nk'uko wakabayeho. Hari ikindi kibigenga. Ubu hari umuntu wagenga kuvuga ngo korona hari umuntu wigeze yifuza? Kuki se yaje? Ushobora kumbwira ngo ariko ngo byatewe n'umuntu ngo nawe yarayikoze yarayikoze nyine kugira ngo bikugereho. Kuki wumva ugomba kwinubira kondisiyo ugezemo? Kondisiyo ugezemo, kondisiyo ngezemo ntabwo njya nzinubira. Niyo mpamvu ntajya mvuga ngo mfite icyo nshimira Imana. Ubwo mfite icyo nshimira Imana naba mfite n'icyo nyigaye. Ariko kubera ko ahubwo ngewe uko nteye, ukundi, uko mpagaze, impagarike yanjye, imibereho yanjye, mvuga ko bishimishije Imana. Ibyo rero ubwabyo birayishimishije, nta nayishima. Ndi kintu cyo gushima Imana cyangwa cyo kuyirigaya. No kuvuga ngo wowe uravuga ngo umuntu ushimye uranamugaye. Ushima ni nawe ufite kugaya. No kuvuga ngo wowe ni washima Imana kubera ko udafite kugaya. Kandi ntafite kugaya Imana. Ese ubwo nta kintu kirakubaho kigushimisha, cyangwa se wenda ugere nk'igihe usabe uvuge ngo Mana ndifuza ko ngorera kino kintu, cyangwa mfasha kino kintu kigende gutya? Ngewe ikinshimisha se nkubwire niki? Nta kintu kinshimisha. Icyo koza harimo ibimbabaza. Nk'iyo nkomeretse numva mbabaye umubiri, nkumva urababaye. Nk'umuntu nanone nk'iyo umuntu ashobora kunkubita urushyi, nk'umuntu nkumva amarangamutima y'umujinya akazamuka. Ariko ibyo yo bizamutse mbazuta ahubwo bigenze ute? Nge ntabwo njya mfatira umwanzuro muri ibyo, kuko nababaye. Umwanzuro nafata se nuwo kwiyahura. Oya, reba uri mu bababare bukomeye, ukavuga uti ngiye gufatira umwanzuro muri ubu babare, ukuguru kuramanitse urukwirwa, ikintu kirakubaho uzi umwanzuro ubufate. Ntago wafata umwanzuro mwiza. Ni uwuhe mwanzuro wafata mwiza umuntu agukubisa uruhi? Ntago rero njya mfatira umwanzuro nge mu mujinya. Urumva ni ukurenga ukavuga utese ko ndiho, imitekerereze yindi ukayirenga, ukarenga imitekerereze yindi ugafata nkaho buri kintu cyose ukabasha kukibazaho. Ukabasha kukibazaho, ni nawe muntu, ni nawe numva waba ari umuntu. Hari ingingo ndi gushaka kumbwiraho ariko tutarimo narimo ndumva neza ngo nsobanurire, kandi n'abantu bashobora kuba bari kureba kino kiganiro bashobora kuba batari kwisobanukirwa. Niyo tuvuze ngo umuntu ashima Imana, hari igihe uhura n'ikibazo runaka, wenda tuvuge nk'icyo gihe wenda mu minsi yashize cyagiye wenda wari ku muhanda, ujya gushakira ubuzima ku muhanda, ukajya gushakira ubuzima mu nkoko, ukajya gushakira ubuzima hehe. N'ubu ngubu hari igihe uvuga ngo Mana mfasha kino kintu kigende gutya, ndagusabye mfashe kino kintu kigende gutya. Mbese we ntabwo ibyo nujye bivuga ubwe ngo Mana ndagusabye ngo mfashe kino kintu kigende gutya? Usaba Imana uvuga ngo ndifuza ko kino kintu cyagenda gutya.
kubera ndi muri generasiyo nta yindi generasiyo nakwizanira ariko sinzi niba oya ntabwo bijya bimbaho ahubwo njyewe natekereza nkagerageza gushyira mu bikorwa ibyo natekereje nkareba ko bishoboka bitanashoboka nkavuga ubwo nyine nuko nguko nuko ubuzima bumeze ntabwo njya nicara ngo mvuge sinakora ntago nta kintu njya nsaba Imana ngo ikinkorere se njya nicaye nyine aho ngandi kugiramo ikibazo so ihangane nze kugaruka ndahatiratinda cyane nuvuga ngo hari ukuntu umuntu agira icyifuzo akavuga ngo ndashaka gusaba Imana iki ngiki we ntabwo ujya uvuga ngo Imana ndagusabye iki ngiki cyangwa se ndagusabye mfasha muri iki kintu numva nshaka ko dukora mfasha ndashaka gukora kino kintu mu bushobozi bwo gukora kino kintu we ntabwo ibyo nujye ubitekereza ako kuki utumva ahubwo kuko uko wagiye kubitekereza Mana mfasha Mana ntiyiri kugufasha ahubwo uri kuyitiraho itegeko Mana igufasha iki ubwayo iri kugufasha ahubwo ibyo uri gutekereza tekereza niba tuvuge uri gutekereza kujya muri business runaka uravuga ngo Mana mfasha kandi iri kugufasha kuyitekerezamo Imana ubwayo yarangije kugufasha ahubwo si uri kuyisaba iki ahubwo ni cyagihe uzasaba urira ugaragaza amarangamutima yawe uko wabitekereje ubwayo iri kugufasha niko kugufasha ni kuko uri umuntu uri ikinyabuzima iyo mibereho niyo yawe niko mbyumva ariko niko byumva ariko hari ukuntu umuntu avuga ngo uko biri kose nemera ko Imana ibaho wowe wemera ko Imana ibaho uko biri kose nemera ko Imana ibaho hari abantu wemera ko Imana ibaho bitewe n'ibyo yagukoreye n'ibyo ubona yakoze ese wowe ntabwo wemera ko Imana ibaho ariko none Imana yabitabaho none se bwo yabibaho ariko nibyo nakubwiye iyo ndebye ibyaremwe iyo ndebye ibiriho bituze bizengurutse umuntu inyamaswa zo mu gasozi ibisiga byo mu kirere imibereho yabyo rimwe na rimwe njya mbireba kuri YouTube nkareba ibyatsi icyatsi kikamera nkareba imyaka abantu bayateye imyaka yeze yatanze ibyo kurya nkareba ibiti nkareba isanzure nkareba ikirere nkareba izuba nkareba amazi nkareba umuntu uzi daboro yo ndebye umuntu mbona watangaje kamubwira ikintu mbona ahubwo reka mpera yo ndebye umuntu mbona umuntu atangaje uzi iyo myenda wambaye ikorwa ite uza ahantu tugenda mbega imihanda basigaye bakora umuntu waremye akagare ariko buri umuntu waremye igare kakagenda n'udupini tubiri buriya yabikoza ati iyo ndebye umuntu mbona atangaje umuntu wakoze moto akavuga ati gare nshobora gushyiramo akandi kantu gahinda kakagenda noneho nicaye umuntu wakoze imodoka umuntu arahambaye umuntu wakoze indege amatoni n'amatoni akajya mu kirere umuntu wakoze ubwato kwicara mu mazi wari wabona amazi nk'inyanja wari wabibona cyangwa ikiyaga n'akabuye gatoya nawe ugiyemo ari ku bwato n'amatoni n'abantu barimo hejuru y'amazi rero ndebye umuntu nkareba n'ibikorwa bye umuntu arahambaye ariko se mfasha nze ariko se wa muntu umuntu arapfuye buryo umuntu arapfa uzi ko dogiteri apfa mbega umuntu wakoze igisasu burya nawe arapfa yarapfuye mbega umuntu bivuze iki
iyo ndebye umuntu mbona hari hejuru y'umuntu hari izindi mbaraga, hari izindi mbaraga. Byanze bikunze izo mbaraga nizo abantu benshi bakunda kwita imana. Ariko nge nshaka kukwereka noneho icyo twe twita imana abantu. Reka mpere nka mbere y'igihumbi kimwe magana cyenda. Mbere y'igihumbi kimwe magana cyenda cyangwa se ku mwaduko wa za 600 mu gihumbi kimwe 600 nibwo hariho amateka avuga ko hariho ba Nyabyinshi aribo Nyabingi ba Ryangombe muri iyo myaka ya Ruganzu Ndori, mu gihe cya Ruganzu Ndori naho ayo mateka ari katubare abantu baho. Mpereye kuri abo bantu habayeho itangiriro ryo enda tuvuge ko simvuze ayo mateka nubwo ngerageza kuyamenya, ariko tuvuge ko umuntu wa mbere yatangiye asenga Ryangombe akaramya na Banyabingi. Umuntu wa mbere uko ibihe bishira, umuntu wa kabiri noneho hazamutse hari umurongo ugiye kuzamuka, icyo bita kava irazamutse. Umuntu yasenze Ryangombe biciyemo Nyabingi abantu 3 5 igihugu cyose. Mbega point nini y'umurongo. 1900 gitangiye urabona imbonero y'umurongo uri ngiye kubikora binyurane. 1900 gitangiye haba haje umuzungu wa mbere atari ko hari imana. Mbega hari imana isumba byose ya umurongo hejuru. Umuntu wa mbere avuyeho, uwo muzungu urazamutse. Uwa kabiri uvuye, umuntu wa kabiri avuyeho, umuzungu arazamutse, imana y'umuzungu. Uwa gatatu pa none ubu turi kuri point wenda ivuga ko imana rya jambo ry'Imana ryazamutse kuruta ibya Ryangombe na Nyabingi. Ariko ko tugeze kuri point ko ari byo ndi kumva ngo noneho batangiye gusenga Satani. Aho iby'umuzungu ntibitangiye kumanuka, nanone ibya Satani bizabuka. Nshaka kuvuga iki? Nshaka kuvuga ko ibintu by'imyemerere bigendana na generation. Ikindi ibintu by'imyemerere kubera umuntu ariho afite n'imitekerereze, afite n'ukuntu atekereza, byanze bikunze umuntu nshaka kuvuga mbere noneho ya cyagiye cyaba Ryangombe bo babagaho bati mbega izuba ashobora kuba ari imana, sibyo? Ashobora kuba ari we muremyi. Kubera umuntu rero yabayeho afite imitekerereze nk'iyawe n'iyanjye, akatekereza ese niki cyandemye, niki cyambeshijeho, niki cyabeshijeho ibi byatsi. Byanze bikunze ni nayo mpamvu igitangaje icyo ari cyo cyose umuntu agifata nk'imana, cyangwa se umuntu yagifataga nk'imana. Ariko n'ubu icyo dufata nk'imana ni igitangaje ahubwo kiri mu mwuka. Uranyumva? Noneho igitangaje mbere barebaga igiti akagifata nk'imana, mbega umuremyi. Yareba izuba mbega umuremyi. None ubu ibyo byarahindutse kuko iterambere ririho, ntabwo twafata igiti ngo gisenge nk'imana. Noneho imana iri mu mwuka, n'abayemera bayemerera mu mwuka. Mbega gusenga kwiza tujye dusengera mu mwuka. Mu mwuka uranyumva? Noneho nshatse kuvuga iki? Buri generation izana ibyayo. Sinzi niba ari generation, niba ari ikinyagihumbi, niba ari iki, ariko buri generation izana ibyayo, cyane cyane ku bijyanye n'imyemerere. Cyane ko buri muntu ubaho cyangwa buri muntu uriho wabayeho yahoze buri gihe ashaka kureba ese niki cyankizeho, niki cyaremye umuntu, niki cyaremye ibiti. Uko kubyishaka rero bigatuma mbega izuba kubera ko rimutangaje akavuga ati niyo mana. Igiti kinini niyo mana. Ikintu icyo ari cyo cyose kibayeho nk'ikidutangaje, hari igihe rimwe na rimwe tugifata nk'imana kandi atari. Ariko nge nemera ko umuremyi abaho, gusa ntago nemera ko iyi mana tusenga, tujya mu madini, tujya mu batorero, ntago byo mbyemera cyane, ntago mbyemera. Ariko nemera ko umuremyi abaho. Ariko ushobora kumbaza tujya mu materaniro.
ese undi nyine nzi ko ndibuze kukikubaza hagati aho ngaho nyine nshaka kubaza igihe byo mu materaniro mbese niba unajyayo uteranira hehe? aha navutse ndi umukatolike niho hari navukiye cyangwa se oya ntabwo navutse ndi umukatolike, navutse ndi uwo kwa Ryangombe kuko niho baraterekeraga. Hanyuma mu 2000 ndabatizwa, mbatizwa mu itorero ni idini rya Katolika. Hanyuma 2003 ndakomezwa 2004 mba umudivantiste. Bambi 2004 mba umudivantiste. Mbabamo uri très convaincu cyane. 2016 hafi aho mba mu ADPR. Ubu nteranira muri ADPR. Sinsengera muri ADPR ariko nteranira muri ADPR. Nimwo nteranira. Nimwo ndi. Uteranira muri ADPR. Muri ADPR uko mbizi neza bagira umwanya wo kuvuga ngo bagiye mu materaniro barateranye, bagize umwanya wo gushima Imana, bagize umwanya wo gusengera ibyifuzo, hari ibyo basabye Imana. Bisoye kuterana nabo ubwo wowe ntabwo ukora nyine, ntabwo ibyo ngibyo bakora wowe ujye ubikora. Birangora kuko njyamo iyo bavuze mwicare ndicara, iyo bavuze muhaguruke nkahaguruka, iyo bavuze ariko iyo bavuze ngo hagezweho muri ADPR niho neranira pe. Ariko iyo bavuze ngo mwicare ndicara, bavuze muhaguruke nkahaguruka, bavuga ikindi ibyifuzo tubisengera. Oya biragoye gutanga ibyifuzo bakabisengera. Muze dushima Imana, muze mushima Imana. Dushima Imana si bundi mbayeho ntashima n'ubundi ndashima. Nabo barashima ariko bagira umwanya wo guhuriza hamwe ayo mashimwe. Oya ayo mashimwe ukabwira abantu yirgushima ukajya imbere y'abantu benshi ugashima Imana kugira ngo nayo mashimwe utanze agera abahumuriza bumve ko nawe ikibazo kimeze nk'icyo cyawe cyangwa nabifuza ibintu bimeze nk'ibyo byawe nabi igihe kizagera Imana ikabasubiza. Ntango ubuhamya nshobora gutanga ubuhamya ariko ntago ubuhamya bwanjye buba burimo kuvuga ngo ndashima Imana ko yankoreye iki ibindi se byo yakoze, ko imibereho yanjye yose ari yo gushima iyindi yo yakoze. Ni ukuvuga ngo niba gutanga ubuhamya ndabutanga n'ubu ndi kubutanga deja ntabutanga n'ubu ntago nakabaye nakabaye nigendera, ariko ubuhamya ndabutanga. Impamvu ubuhamya mbutanga ni ukugira ngo wenda hatagira niba mvuze ngo ubundi kuki ushimira Imana ufite icyugaya ariko kuki wabyemeye wa muntu ari kubwira Imana ngo kuki yabyemeye, kuki urabaza Imana iki se kuki yabyemeye, yarabyemeye nyine ngo kuki sinjya nsengera umuntu ufite impanuka warwaye nyine iyo mpanuka wagira ngo igereho ngewe nanjye mfite izindi impanuka ziri kungeraho. Ngo umuntu yaje undi hari ahantu nari ndi kwa muganga abantu baraza ngo baramusengera ngo akire. Murasengera umuntu wakire ngo amara iki? Akire muramusengera ngo akire ngo tubonye Imana imukiza. Oya urabeshye, narababwiye ngo urabeshye cyo koza nyuma yaje no gupfa koko. Narababwiye ni murabeshye, murasengera umuntu ngo mubonye akira. Uri muntu ki, uri kiremwa ki cyo kubona umuntu akira? Cyo koza yabivuga akagira amahirwe umuntu agakira, abaganga wenda bakamuvura agakira, ari kuvuga ati twarabivuza reya. Ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Nta muntu usengera umuntu ngo akire. Umuntu akira kubera ko Imana iriho igomba kumukiza, ari impamvu iramukiza. Ni umuremyi nyine, ni umuremyi n'umuremyi kugira ikibazo hagatonga. Nuvuga ngo dushaka ka Afrika tureba kubwira Imana ngo Mana dufashe iki ngiki. Urayibwira iki se kitazi niki? Izi wowe kuvugiye wavuki ni kugeza igihe uzapfira. Urayibwira iki? Niko ni ukuvuga ngo izi wowe irakuzi kuvuvutse kugeza igihe uzapfira. Sinzi hari na Bibiliya irabivuga, iravuga ngo nzi
imivukire yawe yewe utaraba n'urusoro mu nda ya nyoko nari nkuzi. None niba iryo jambo rihari, noneho dusome Bibiliya, iryo jambo niba rihari, nzi imivukire, nzi imigendere ya, nzi imikorere, nzi imivukire kuva ukiri n'urusoro mu nda ya nyoko nari nkuzi. None se kandi ikibazo ahangaho hagati aho ngaho ubundi wemera ko imana igira ifite ubushobozi bwo gukora ibintu? Imana iyi ngiyi twemera ntanabyemeye. Imana gufite ubushobozi bwo gukora, yarakuremye, ubwo se ubushobozi burenze ubwo nubuhe? nge tukiri aho ngaho misengera ikibazo cy'amatsiko. Yego, ese wowe ugifata umwanya ugasenga? Nibyo nakubwiye by'ikinyejana. Ikinyejana ntarimo, ntabwo bari bafite ukuntu basenga nk'uko twacu, bari bafite uburyo bwabo bw'imisengere. Iki kinyejana turimo natwe dufite uburyo bwacu bw'imisengere, ariko ubwo buryo bunatandukanye, sinzi n'impamvu butandukanye. Mbabarire, njya nibaza umuntu usenga yibirindura hasi, n'undi usenga mu nkubite pa. Wari wabibona abantu basenga bakubitwa? Nabyo urabona abantu basenga bakubitwa? Abadutega amatwi bo barabizi, wowe nawe uri mu ya ndongo. Hari abasenga bikubita, pa kubitigwa ikoni, hari abasenga bapfukamye, hari abasenga bunamye, hari abasenga bavuga cyane, Imana turagushimiye. Hari abasenga bucece nk'abadivantisite, hari abasenga, mbese abantu bafite uburyo bw'imisengere butandukanye. Ese kw'imisengere itandukanye, mbese abazajya mu ijuru bavuga niri, mbese ijuru riba? None ryaba ririho? Aha, reka ngende. Mbese none ryaba ritariho? None reka rero mfata umwanya wanjye nanjye, kuko nta kindi kinyejana nziremera. Iki kinyejana ndimo barafata umwanya bakagira aho bajya, nanjye mfata umwanya rero nkafata hamwe muri hahandi henshi hageze mu 6,000, hari amadini amatorero ariho ni 6,000 birenga hari mu isi. Nanjye nkafata rero hamwe mu 6,000, mu kantu kamwe mu 6,000, iyo nzira nanjye nkayicamo, avuga nda okay, sasa reka nyure nanjye muri iyi nzira, nicyo kinyejana ndimo, ngende. Ibyo byitwe wenda gusenga. Ariko warumbaje utese hari umwanya ujya ufata wo gusenga, wowe ukajya gusenga? None nabujijwe n'iki kuwukora? Nkawufata nkajya nyine, njye nagiye no mu misozi, ajyayo. Ariko mbaza uti wajyaga kwenda iki? Nagendaga nifataga ndi jyenyine. Mbere yuko tugera aho ngaho ngo wajyaga kwenda iki, nawe turatwakurikizaho. Gusenga ushobora koko warasenze, ahubwo wowe usenga kuko bikurimo cyangwa usenga kuko abo musengana basenga? No kubera abo dusenga n'abasenga. None se ubundi ninde ujyayo kubera ko adakopeye ku bandi? No kubera ko abo tubana nabo bajyayo. Avuga ni none byazangira ingaruka. Avuga ni hari wenda kubera iki kinyejana ndimo, wenda hari uwo muremyi nyine wa wundi navuze, wenda arashaka ko abantu baca muri ibi biyira. Byanze bikunze icyo gitekerezo nkikigira, ndavuga ni ubwo ni umuremyi wabikoze. Nkibigira nkavuga ngo jya kugenda, umuremyi ni ubikoze. Nta nubwo mbyibazaho ngo ni umuremyi ubikoze cyangwa kuba mbingiye byonyine. Iyo nzira nciyemo ni inzira ngomba gucaho, kuba icyo gitekerezo, kuko hari nabo batakigira. Abo batakigira se wagize ngo nabagaya. Nyiri aho ngaho wowe uri kumva gusenga, wenda kadufate icyo gice uri gusenga, icyo ngicyo wari uvuze cyo gusenga, tukite guterana, kujya mu materaniro. Turaba tugiye ahandi. Ari sinzi umuntu wambwiye, twari turi hafi aha ngaha, tujya mu rusengero, kirya biti rusengero. Noneho turicara, hanyuma batanga amatangazo za 2 hari, sinzi niba mwari muhari mwarabyumvise, ngo insengero zitujuje ibyangombwa zigiye gufungwa. Warabyumvise? Hanyuma ubwo twari twateranye turi hanze dusohotse, umuntu aravuga, umusore mugenzi wanjye arambwira ngo
ngo wumvishe ibyo bavuga ni biki, ngo wumvishe ko urusengero rwacu bagiye kurufunga. Noya, kiriya gisengero ngewe ntago nagifunga, nagihirika. Nagihirika. Arasakuza kubera ari convaincre mu by'idini kandi ni umwadeperi, arasakuza. Abandi baraza barancagara, banyuzuraho bati uzi ukuntu Matora yavuze ngo urusengero rwacu ngo yaruhirika, ngo ni umupagane mube n'iki n'iki. Noneho mbonye bikaze ndavuga ni ariko abo bantu mfite ikintu cyabamfasha, ndavuga ni ariko mwari mwasoma Bibiliya ngo mwumve, ntimwasomye ko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera? Mvuza ntyo baba baragarutse. Ni rero bivuze ko kiriya tubona ni ikizu twe twiyubakira cyo kugenda tugateraniramo kugira ngo izuba ritatwica, imvura itatunyagira, ariko si urusengero. Urusengero ruri muri twe. Izitujuje ibyangombwa zo rero nkata muri ya nzira ya generasiyo yanjye, nkaba izitujuje ibyangombwa rezo nsengero, Imana yo nizazisenya ahubwo izazitwika. Uranyumva? None koko kira uracyakita igisengero cyangwa ni ikiza abantu bateraniramo kugira ngo nyinze abantu bateranira? Urakoze. Nari mfite ndacyara ahantu nuvuga ngo hari tubyite guterana. Abantu bafite n'inzu bateraniramo ariyo bita urusengero, uko ni uguterana. Ariko muri iki gihe wenda turi mu gihe cya lockdown cyangwa cyaguma mu rugo cyaguma mu karere, bari gusengera. ntabwo bari gusenga niba koko ntabwo bari gusenga. Mbega ishyano, ba bantu barasengaga mbere ya lockdown, none muri corona ntibagisenga kuko urusengero zirapfunze. aho ngaho niho hari ikibazo. Nari mfite ikibazo kibaza ngo wowe mbese iyo uri mu rugo cyangwa se iyo uri aho uba, mbese kuri umunyeshuri, iyo uri mu rugo aho uba, nk'umuri iki gihe abantu batemerewe kujya guhura ngo basenge cyangwa baterane, hari ugusenga k'umuntu ku giti cyiwe. Ese wowe usenga ku giti cyawe? Ntabwo bikunze kumbaho. Byambagaho kera ariko ubu ntabwo bikunze kumbaho. Impamvu bitambaho, ngerageza ahubwo kuba umuntu. Ngerageza kuba umuntu nkavuga ngo ntabwo nshobora, niba mfite 1000 nkavuga ngo mpuye n'umuntu, none mpuye n'umuntu uri wababaye washonje, ese namuha 500 yanjye nkasigarana 500. Niba abantu bari kurwana, ese mfite ubushobozi bwo kubakiza nkabakiranura, ariko niba bitanjemo ngo bakiranure ndihitira nkigendera, kuko ubwo bari kurwana nyine wasanga aricyo ariyo mibereho y'uwo munsi, ari bwo buzima bw'uwo munsi, niryo ropo ry'uwo munsi. Hanyuma kwiherera none se ndasenga iki? Arega mbura n'icyo nsaba. Ese ndasenga nsaba? Ese ndasenga nicuza? Ese ndasenga iki? Kandi nsaba ndasaba iki se? Icyo ndiho bundi ndasaba iki kindi ko ndiho? Ahubwo ni inkore. Ni ukuvuga ngo uravuga ngo abantu ntibakwiriye gusenga ahubwo bakwiriye gukora, kuko gusenga bwo ntabwo babona ibyo basaba ahubwo bakwiriye gukora. Ahubwo uzi icyama abantu bose bakabyumva cyangwa se bakanyemerera, nibakore bakore kuruta ariko fata habamo iminsi mu kwezi, habamo iminsi 30. Tekereza uri umunyamasengesho, ku cyumweru ukaba uri kunoze ku rusengero, kuwa mbere ukaba uri ku rusengero, kwa kane ukaba uri ku rusengero wagiye mu ntuze muri korari, ugasanga mu cyumweru ufitemo iminsi 2 yonyine yo kuba uri uhugutse, uri mu kazi kawe. Mu kwezi wawe ufite iminsi 8.
iyindi minsi yose, ahubwo abantu bari kwangiza igihe. abantu bashobora kuba bari kwangiza igihe ariko tutabizi, ariko niyo generasiyo, reka abantu dusenge, niyo generasiyo. munyemerere bakunzi wa Great Maker TV, munyemerere iki kiganiro ni ikiganiro kirekire kadusoreza ahangaha igice cya mbere, noneho tuzakomeza igice cya kabiri utaha. Munyemerere igice cya kabiri tuzakibagezeho nyuma. Kadushimire Matoro ko yatuganirije ku kiganiro cyiza tugiranye. Nangiye kuvanga Imana impumugisha, sinzi niba byemera ko mubwira ngo Imana impumugisha. Oya, niyo utabivuga yawuma. Nonese ubundi kuva mbayeho wigeze ubinyifuriza ko nabayeho n'ubu nkaba ndiho. Niyo utabivuga yawuma, nta mpamvu yo kubivuga. Wabivuga kubera ko bikujemo, ni ubuzima, nibwo buzima. Ariko tutanabivuze ntacyo nge nakuvebaho rwose. Ntacyo nakuveba ngo ntabwo yanyifurije umugire. Okay. Urakoze cyane.